abera mu mutima yashenye bwaganzi ababiri abagize umwe yashenye bwaganzi umwuka wera mu mutima yashenye bwaganzi ababiri abagize umwe yashenye bwaganzi none turanezerewe kandi turishimye igisigaye n'ukwimurwa turi umuryango umwe none turanezerewe kandi turishimye igisigaye n'ukwimurwa turi umuryango umwe nshuti injira mu muryango w'abana b'Imana ihoraho ngwino dusenge rwa rusika gatanyamiryango ngwino dusenge rwa rusika gatanyamiryango abatarakiriye ukuri bari mu bubata abatarejejwe n'ukuri bari mu bubata abatarakiriye ukuri bari mu bubata abatarejejwe n'ukuri bari mu bubata barangwa n'inzangano n'amacakubiri umurongo udutandukanya uragaragara barangwa n'inzangano n'amacakubiri umurongo udutandukanya uragaragara nshuti injira mu muryango w'abana b'Imana ihoraho ngwino dusenge rwa rusika gatanyamiryango ngwino dusenge rwa rusika gatanyamiryango ingeso dufite hano ku isi nizo tuzajyana kuko abatitoje gukundana ntibazagerayo ingeso dufite hano ku isi nizo tuzajyana kuko abatitoje gukundana ntibazagerayo iraga guhinduka ukunda abantu bose nawe uwo mu bazimurwa bo mu muryango umwe iraga guhinduka ukunda abantu bose nawe uwo mu bazimurwa bo mu muryango umwe nshuti injira mu muryango w'abana b'Imana ihoraho ngwino dusenge rwa rusika gatanyamiryango ngwino
dusenyerwa rusika gatanyamiryango. Mwese abaduteze amatwi tubahaye ikaze muri uyu mwanya tugiye gufatanyamo kwiga ijambo ry'Imana. Ndi mwene so Hakizimana Benoit, tukaba dufite insanganyamatsiko igira iti itegeko rya 8 ntukibe. Mbere yuko tujya mbere, reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe, uduhe kuriha agaciro, rikosore imibereho yacu, dushoboze gukiranuka muri byose. Itegeko ryawe turiha agaciro, rihindura imibereho yacu, tubere abandi umugisha, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye kuganira ku itegeko rya 8 riboneka mu gitabo cyo Kuva, igice cyaho cya 20 umurongo wa 15. Muri icyo gitabo haratubwira ngo ntukibe. Izo ni zimwe mu nteruro ngufi ariko zagutse, kuko kubabizi itegeko ry'Imana riba ryagutse. Urumva ko izi nyuguti zigera muri 7 zikubiyemo ibintu bigari nk'ibyo tugiye kuvuga tutari bunamare. Abantu benshi baciraho iteka abajura, ariko byababaza kuba nawe waba uri umujura mu buryo utatekerezaga. Rero niyo mpamvu Imana ntabwo iciraho iteka icyaha bitewe n'ubunini bwacyo, ahubwo ireba umutima ugikora. Ubwo rero itegeko rya 8 ni rimwe mu mategeko 10 dusanga mu Kuva igice cya 20. Ni amategeko yatanzwe n'Imana ubwayo, areba abantu bose, ahantu hose, igihe cyose. Si ay'idini, si ay'abasenga gusa, si n'ay'abadasenga gusa, ahubwo areba umuntu wese, uwaremwe n'Imana wese. Iryo tegeko riramureba. Muri ayo 10 harimo imigabane 2, hari anavuga ku mibanire y'umuntu n'Imana, hari 6 avuga ku mibanire y'umuntu n'abandi. Akenshi usanga ku isi 6 areba imibanire y'abantu n'abandi, ahanirwa mu miryango, mu masosiyete, ku bigo mpuzamahanga ndetse no mu bihugu, mu mareta. Nyamara yandi 4 ntabwo akunze gutindwaho cyane, ariko Imana yo izahanira yose. 6 areba imibanire y'abantu n'abandi, niho dusanga ririya rya 8 rivuga ngo ntukibe. Duhere ku busobanuro bwagutse bw'iri tegeko, kuko kwiba ni icyaha nk'uko icyaha ari ukwica itegeko. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, icyigisho cya 27, mu Kinyarwanda ni urupapuro rwaho rwa 250, haranditse ngo ntukibe. Byaba ibyaha byo kwiba mu ruhame cyangwa rwihishwa, byose bibuzanywa muri iri tegeko. Itegeko rya 8 riciraho iteka kwiba abantu no gucuruza abaretwa, ndetse rikanabuzanya intambara zo kwigarurira uturere tw'ibindi bihugu. Riciraho iteka ubusambo n'ubujura. Risaba kuba inyangamugayo mu tuntu duto uko tungana kose mu mibereho yacu. Rivuga ko uburyo bwose bwo kugerageza kwishakira inyungu binyuze mu bujiji, intege nke cyangwa ibyago by'abandi byandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko ari ubujura. Itegeko rya 8 murumva ko rizanya abajura b'uburyo bwinshi. Hari abarengera, hari abakora mu mifuka, hari abaregura iminzani, hari abariganya,
bakungukira mu ngorane z'abandi. Aha muntu yatanga ingero nubwo tukiri mu ntango, ariko n'urugero ushobora kuba uri umumotari, umugenzi atamenyereye karitsiye ukoreramo, wenda mvuge mu mujyi wa Kigali, umugenzi akaba atahamenyereye, akaba ari nk'aho muzi ku izina rya Nyabugogo, ashaka kujya kwa Mutangana atahazi. Noneho ati kwa Mutangana nangahe, ugahita umubwira uti ni 1000. Mu by'ukuri ni hafi, hagendwa n'amaguru, wenda uri no kuhareba, ugize umutima mwiza wakahamurangiye, ntabwo ari ngombwa ko wiri gutega, ukamubaza mu manyakuri ese urahazi, ariko amuciye 1000 cyagera kure. Nuko yarangiza agakata hirya no hino, akagaruka hahandi yavuye, kuko nta nubwo yapfa kuhamenya, akamugeza kwa Mutangana ati ngaho 1000 kimwe. Undi akagira ati hantu ni kure we, undi ati uri injiji nyine. Ariko mu by'ukuri injiji cyane n'uyu wamutwaye. Ntibiravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Icyaha cyo kwiba gikorwa mu nzira nyinshi, akenshi kijyana n'icyo kubeshya, nubwo kubeshya byo bikunze gutwikirana n'ibyaha byinshi. Burya umuntu ukubeshye n'ibindi byinshi yabikora. Iri tegeko rya ntukibe rivuga ibintu bigaragara bizwi, babandi b'amatelefone, abamena amazu, babandi biba imodoka bagahindura plaque ibirango byazo, babandi usanga ashobora kugenda agakora impapuro mpimbano, agafata amafaranga kuri banke nyamara ari impimbano. Abo bose bitwa abajura, abibisha intwaro, abibisha amayeri, abibisha ikoranabuhanga, abibisha kubesha, akigagaza, akigira umurwayi, akigira impunzi, akarya ibyo atagenewe bigenewe abandi. Abo bose ni abajura. Ariko wakurikirana neza ugasanga iri tegeko rigomba kubahirizwa, kugeza ubwo ritwigisha guhemba ku gihe, rikatwigisha kutungukira mu ntege nke z'undi, kudafatirana umuntu mu byago arimo cyangwa se mu bushobozi bwe buke, rikatwigisha kwishyira mu mwanya wundi, kuko muri Mateyo 7:12 haravuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira muba ari byo mubagirira namwe. Iri tegeko rya 8 riragutse cyane, riri mu mugabane w'ibintu w'amategeko 6 yanoza imibanire y'umuntu n'abandi. Murebe namwe imbaraga dushyira mu kurinda abarara amazamu, ingufuri zikingishwa, ugashyiraho imbwa, ugashyiraho umuzamu, ugashyiraho kamera, wibasiye umujura. Iri tegeko ryo riramutse rigeze mu mutima w'umuntu wese, isi yatuza, bamwe barara badakinze, ntago wajya ugenda wisaka, haboneka agahenge karenza kazanwa n'abashinzwe umutekano. Niyo mpamvu iyo twiga amategeko y'Imana tuba tugiye kugabanya ikibazo twateraga, tugiye kuzana igisubizo aho twari ikibazo. Hanyuma iri tegeko riciraho iteka ibi bintu tumaze gusoma bimwe, harimo kuriganya, harimo guhenda, harimo gukabya mu bucuruzi, harimo ibipimisho biciye ukubiri, harimo guhembwa ibyo utakoreye, ibyo twita kunengeka, harimo kwambura, kudahemba abantu ugahemba barahogoye cyangwa se ntubahembe, harimo guhuguza, no gukoresha uburyo utwara ibyundi ariko mu buryo runaka bwo kubeshya, cyangwa se kwitwaza izindi mpamvu, harimo kurengera, ubwo ni kumbibi ku baturanye, harimo kunyaga abandi, ariko kurengera kurimo n'imigabane, hariho n'abakurura ubutaka n'ibindi n'ibindi. Noneho harimo kunyaga abandi ukoresheje imbaraga, amaboko, ubushobozi, ijambo ufite ukabanyaga, cyangwa se ubugwaneza bwabo bigatuma ubanyaga. Harimo kwiba mu buryo ubwo ari bwo bwose, abakora mu mifuka,
bohereza mesaje z'ibyuka n'ibindi. Noneho hariho kugavura, ni igihe ugushinzwe, yaba umugabo wawe, yaba umukoresha wawe ugutumye, yaba igihugu, yaba ishyirahamwe ukorera, ukagavura. Aho wateze moto ya 500 ukahita 5, aho wanyweye amazi ukabesha ko wanyweye amata, n'ibindi. Uko kugavura nako ni icyaha. Noneho kutagarura yo wasaguye, umwana akagavura ababyeyi, umugore akagavura umugabo, abakozi bakagavura abakoresha, ibyo byose ni icyaha cyo kwiba no gucura abushinzwe. Hari kugavura cyane cyane ubwo tuje mu muryango, hariho no gucura abushinzwe. Niba uhembwe ntuyageze imuhira, amwe mu ndaya, ayandi mu kabari, burya nawe uri kwiba, ayandi kuri konti itazwi. Hahandi wapfa umuryango wawe ntugire uruhare ku byawe, warabacuze kera, warabibye kera. Itegeko rya 8 ryicwa mu buryo bwose umuntu akora uburiganya, umuntu akora ibintu atavugisha ukuri, avuga ati uyu munsi nahombye, naho yinjije, ati batinze kuduhemba, naho yabanje kwishyura akabari, n'ibindi. Agiye kwigaburira inkoko, ihene, imireti iyo hirya, umuryango we awuha ibijumba kugeza igihe abana babura ubuvuzi kandi barababyaye. Gucura bushinzwe nabwo ni ukwiba. Noneho tekereza kuba wiba ibyawe, ukiba abawe, ukabiryana umutima ukurega. Najyaga mbona umuco wabayeho mu minsi ishize, sinzi niba arabakiwufite ariko birashoboka, wo gufata muri bote umuntu agatsindagiramo ibishyimbo ari iwe, kugira ngo nasohoka umugore atabimenye, naho ibyo bishyimbo bigiye kunywerwa, abandi bakabipfunda mu makoti, umugabo agasohoka iwe nawe akebaguza kandi ari iwera. Mbega icyaha ngo kiraba kibi. Ubujura bubaye gikwira. Isi imaze kwigarurirwa n'umwuka wo kwifuza iby'abandi, gushaka kubona ibyo utaruhiye. Niyo mpamvu icyaha cyo kwiba kiri mu byaha Imana yanga kandi ishaka ko abana bayo bacikaho. Reka dusesengure bimwe muri ibi mu buryo bw'inyandiko za Bibiliya, twumva icyo Bibiliya yagiye ivuga kuri kimwe muri ibi. Mpereye kuri iki cyitwa kuriganya. Mu gitabo cya Yesaya 33 umurongo waho wa 15, Yesaya 33 umurongo wa 15 haranditse ngo, ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagayindamo iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi batumva inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi, uwo niwe uzatura arengeye ikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Umuntu ugendana gukiranuka ntagira indimi ebyiri, ntariganya. Ubwo uyu muntu aba afite ukuri mu migirire. Muri Zaburi 15, ubwo ukuri, ubunyangamugayo no gukiranuka ni ibintu bidatandukana. Zaburi 15 umurongo waho wa mbere haranditse ngo, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Kuriganya byakorewe Yakobo. Yatendeye Rasheli, bamuzanira Leya bamwita Rasheli. Mpamya neza ko iyo baza bakagera ku irembo bakavuga ngo uyu nguyu uje ni Leya, ntabwo Yakobo yari gukingura. Ariko byari ingaruka y'ibyo yakoze. Igihe yajyaga imbere ya se, nawe akavuga ati ni nge Esawu, Isaka amuha umugisha wose wagenewe Esawu,
azi ngo ni Esawu naho ni Yakobo. Uburiganya yagize nawe yarabugiriwe. Bwaje no kugenda bwokoza abana be. Iryo jambo ry'uburiganya rikoreshwa henshi. Kuriganya. Iyi sambu ni nziza. Iyi nzu rwose ni amatafari ahiye. Kuriganya. Iki ni igitenge cyiza kigezweho, imbere harimo ikarito. Ibyo ni ukuriganya. Uburyo bwose wakora ikintu. Iyi telefone iramisha umuriro, iyi ni power bank ishoboye, yacaginga telefone 5, yashyiraho imwe ya gatoroshi ntiyuzure. Ibyo byose ni ukuriganya, ari byo bita fraude. Uburyo bwose uriganya ugakora ikintu par contre cœur, umutima wawe ukurega, aba ari uburiganya. Kwiyita utari we, kwiyita icyo utari cyo, guhimba ibyago bitabaye, ibyo byose byitwa kuriganya. Noneho aha uzabona biyita abayobozi bakaza bati turi kubandika, mukamuha amafaranga mukanamushima, muturakoze cyane, tiyo atubwo tuzategereze ryari tuzabahamagara, mukamuha 2 mwarangiza mugategereza mukazamenya ko yari umutekamutwe. Uwo ni umujura. Ariko uburiganya burimo inzego nyinshi. Ubwo n'umwana utangira guhimba ati banyirukanye kubera impamvu amafaranga bayanyibye naho yayaririye amandazi, uwo nawe ni umujura. Ari nabyo bivugwa ngo uwibase cyangwa nyina ijisho rye rizanogorwa n'ibikona. Uramenye mwana, ntabwo bereho kwiba ababyeyi. Ku ngingo ya 2 ni uguhenda. Guhenda nacyo ni icyaha. Iki cyaha cyo guhenda cyagiye gikorwa muri Bibiliya. Guhenda ni uguca igiciro kitangana cyangwa se kidakwiranye n'icyo ugurisha. Aha ndabitanga cyangwa se ni ukugura ikintu, ni ugutanga ushobora guhenda uguze, ushobora no guhenda ugurishije. Umuntu abahenzwe ryari? Ni igihe atanze ikidafite agaciro atanze igifite agaciro agahabwa ikidafite agaciro. Ubwo rero umuntu uhenze undi ni igihe amuhaye ikidafite agaciro, akagiha agaciro, akakitirira agaciro kidafite, maze ukiguza akishima ko abonye icy'agaciro, nyamara akazatahura ko bitari byo. Turatanga urugero muri Bibiliya kuri Yakobo na Esawu. Igihe Esawu atahuka ashonje agasaba umuvandimwe, aya magambo mujye muyapima ku itegeko riri muri Matayo 7:12 rivuga ngo ibyo mushaka ko abantu bagirira mubari byo mubagirira namwe. Utabishyize muri uwo murongo wakumva turi gukabye. Ikintu cyose nawe utakemera ko bakugirira, batakugirira ngo wishime, batakugirira ngo uzabakumbure, batakugirira ngo ubure, keretse ufite imbuto yo kwihangana ukabihanganira, ariko utabura kurakara, utabura kubasabira imivumo, utabura kubagaya, utabura no kubanenga, utabura no kuzahora ubacyurira ubaye bishoboye. Icyo kintu nawe ntukagikorera abandi. Noneho Esawu atahutse iwabo benda guhisha, Yakobo yatetse ku ruhande, akubise amaso ibyo biryo Yakobo ari kwarura. Esawu aravuga ati wampaye kuri ibyo bitukura byawe. Undi ati keretse uyu munsi twagura ubutware. Uko niko bita guhenda, utazabyitiranya. Uko niko bita guhenda. Ni Itangiriro 25 umurongo wa 29 kugeza kuri 34. Umuhungu Esawu ati subundi ubutware bumariye iki? Naho Yakobo yaraza agaciro k'ubutware. Ariko kuko yaraza ubwenge buke n'intege nke za Esawu, amutegera kwipfa, atekeretse umpaye ubutware. Ubutware bwari burimo kuzaba umutware w'umuryango, bwari burimo kuzabyara Mesiya, bwari burimo kuzabyara Isirayeli ubwoko bwatoranijwe, bwari burimo kuzaba umutambyi w'umuryango. Aramubwira ati keretse tubuguze uyu munsi ukandahira ukansinyira, nkabona ngo nkaguha iyi sahani. Ese koko cyari igiciro? Ibyo nibyo bita guhenda. Afatiye ku nzara ya Esawu, afatiye ku ntege nke ze kuyipfa,
afatiye ku makuru make Esawu atari gukurura y'agaciro k'ubutware bababwiriye hamwe. Aravuga ati ntago nakirirwa nyamwibutsa, ntago namuhendahenda, sinabimusabira, ahubwo niyo mahirwe yanjye kungukira mu byago by'undi cyangwa mu ntege nke ze cyangwa mu bujiji bwe. Twasomye ko ari ukwiba. Ibyo babyita guhenda. Mu gitabo cya Hoseya 12 umurongo wa 8, Hoseya 12 umurongo wa 8, harimo iri jambo nsoma ritubwira ngo 12:8 haranditse ngo Efurayimu ni umurinzi. 12:8 Efurayimu ni umugenza, iminzani y'ubuhenzi iri mu ntoki ze, akunda guhenda. Nta bundi busobanuro bukenewe cyane, akunda guhenda. Ubwo rero uramenye mu Kristo ntukaje ukunda guhenda. Ibi byavuzwe mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 2 urupapuro rw'ijana 20. Ubwo hariho guhenda, hariho gukabya mu bucuruzi, aho ndahavira rimwe, hariho n'ibipimisho biciye ukubiri. Ibipimisho biciye ukubiri mu mirongo ya Bibiliya turaza gutanga. Reka iyi mirongo tuyisome. Mubare 19 umurongo wa 36, Abalewi 19:36 haranditse hati mujye mugira ibipimirwaho indatira bitunganye, n'ibyuma muzipimisha bitunganye, n'ibyibo bya efa bitunganye, n'ingero za hini zitunganye, ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose, mubyumvire, ndi Uwiteka. Iminzani ya Gikristo igomba kubaho. Umukristo akagurisha bitandukanye n'umupagani. Mu Migani 11 umurongo wa 1, Imigani 11 umurongo wa 1 ho haranditse hati 11:1 haranditse ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Aya magambo muyiteho cyane kuko ni ishingiro ry'iby'Imana yavuze. Mu Migani 20 umurongo waho wa 10 ho haragira hati ibipimisho biciye ukubiri n'ingero ziciye ukubiri byombi ni ibizira ku Uwiteka. Hari abantu bagira umunzani baranguriraho ariko utandukanye n'uwo bagurishirizaho, atari ubwinshi bw'ibiro, atari n'imiterere yawo n'uko ukora, ahubwo azi neza ko aranguye ibishyimbo by'imifuka agapima kuri wa wundi, afite ukuntu biza byitwa bike akishyura make. Yajya kubigurisha akagira undi nawe ubigira byinshi akabona menshi. Uwo ni umujura. Uwo ni umujura. Imana niza kureba wa wundi umena amazu, ikaza kureba wa wundi ukora mu mifuka, ikaza kureba wa wundi wiba telefone, ikaza kureba wa wundi unyereza umutungo w'imfubyi n'abapfakazi mu mishinga ikwiriye gufasha, ikaza kureba wa wundi batuma kubakira imfubyi agahera ku mwana we w'imfura, kandi uwo se ari we ubikoze. Ntabwo Imana izasiga na wa wundi uregura iminzani. Amayeri yose waba ukoresha mu bucuruzi ukagira ibintu ibyo upimye bikaba bituzuye, umutima nama wawe ukurega, ntago wazatuma ureba Yesu mu maso. Noneho kandi wirinde kuburana n'inyandiko, wirinde kuburana n'ababivuga, wirinde kuburana n'abakiriya, kuko Imana ibihanze amaso. Hanyuma muri iki gitabo ku murongo wa 23, Imigani 20:23 haranditse ngo ibipimo biciye ukubiri ni ikizira ku Uwiteka, kandi igipimo kibeshya si cyiza. Ubwo iyi ni iminzani iri kuvugwa. Mika 6:11 haranditse ngo abafite iminzani ibeshya n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda, mbese bantunganira? Icyo ni ikibazo Imana ibajije, mbese bantunganira? Rero murumva ko
ibi ari iby'Imana ivuga kandi ihereye mu bayitirirwa no mu bapagani bishobora kuhaba, ariko mwibuke ko aha Imana yari ihanganye n'Abisirayeli. Ubwo rero ibyaha nk'ibyo bikwiriye kuva mu bwoko bw'Imana. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 paje 120 haranditse ngo, mwene data ukundwa, maze igihe ntegereje ko mbona amahirwe yo kukwandikira, nyamara nakomeje kugira inkomyi. Nyuma y'iyerekwa mperutse kugira, niyumvisemo ko ari inshingano yanjye guhita ngushyira imbere ibyo Umwami Imana yashimye kunyereka. Nagaruwe ku byo mu gihe cyashize, nerekwa ko hari imyaka runaka yo mu gihe cyashize ndetse mbere y'uko ushyingirwa, wabaga witeguye kunyunyuza abantu mu bucuruzi bwawe. Wari ufite umwuka wo kwirundanyirizaho ubutunzi no guhenda abantu mu bucuruzi. Ibyo bikaba byaradindizaga iterambere ryawe mu by'umwuka, ndetse bigatera igikomere kinini mu mbaraga yawe ihindura abandi. Umuryango wa so wabonaga ibi bibazo ubirebeye mu mirebere y'ab'isi, aho kubireba nk'uko ijuru ribibona. Urugero ruhanitse rwavuzwe n'umwami wavuye mu ijuru ngo, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ibi ngibi waratsinzwe. Guhenda abantu mu bucuruzi no kubariganya ni ikintu kibabaza Imana. Ntabwo izirengagiza amakosa n'ibyaha bikorwa muri iki cyerekezo nibiramuka bitatuwe kandi ngo bizibukirwe. Hirya ndihutira, hirya haravuga ngo yego, harimo irindi jambo rivuga ngo ku ipaje 122, aya magambo muzayisomera arambuye, ariko kuri iyi ngingo turiho yo guhenda, kuriganya ndetse no kunyunyuza abugurisha, dore uko byanditse. Ntabwo uri umusoresha, ukunda kugira neza, gutangira ubuntu, kugira umutima ufunguriwe abantu, kugira ibiganza bitanga. Ariko ikintu kitari cyiza muri wowe ni umwuka wavuzwe mu ibaruwa, aricyo cya kindi cyo kudakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukwirengagiza kureba ibibi byawe no kubikosora, igihe umucyo w'ukuri ufite imbaraga kandi wumvikana wakubwiye mu buryo bweruye inshingano yawe. Ukunda gucumbikira abashyitsi, kandi Imana ntizakureka ngo uyoborwe n'umushukanyi ukomeye w'inyokomuntu, ahubwo izahita iza aho uri maze ikwereka aho uyobera, kugira ngo wongere usubize ibirenge byawe mu nzira ikwiriye. Biraguhamagarira gucungura igihe cyashize no kuzamuka ukajya ahirengeye mu mirimo, no kutareka ngo raporo y'imibereho yawe izemo ikizinga bitewe no gukunda ubutunzi no kwikunda mu bijyanye n'indamu. Hepfo rero haranditse ngo, imitekerereze yawe mu by'isi izahinduka ubupfapfa nutegurira Imana byose. Wowe n'umugore wawe ntabwo muri abantu bashyikirana n'Imana. Iby'umwuka byanyu ntabwo bimeze nk'uko Imana ishaka ko bimera. Indwara y'ubumuga isa n'iyakujeho, nyamara mwembi mushobora kugira imbaraga ikomeye ihindura abandi bagasanga Imana ndetse bakemera ukuri kwayo, muramutse murimbishije ibyo muvuga ko mwizera imibereho iri kuri gahunda nziza ndetse n'ibiganiro birimo kubaha Imana. Hepfo haravuze ngo, uyu muntu yakundaga iby'isi, kandi ngo akagera ubwo akurikirana n'ifaranga rito. Ku ipaje 125 haranditse ngo, neretswe mwene data na mushiki wacu Eri, gukunda iby'isi byatumye kubaha Imana kuyoyoka, kandi kugusha ikinya ubushobozi bw'ubwenge ku buryo imbaraga y'ukuri buri ubushobozi bwo guhindura ubugingo n'imico. Uyu n'undi yari ari kuvuga. Gukunda iby'isi kwakinze imitima yabo, ntiyabikigira impuhwe ndetse no kwita ku bukene bw'abandi. Umwuka wako wabatandukanyije n'Imana. Mwene data nawe mushiki wacu, mufite umurimo mugomba gukora kugira ngo muve munsi y'ibishingwe by'isi. Mukeneye gukoresha umuhati mwinshi kugira ngo muneshe urukundo mukunda iby'isi,
kwikunda kwanyu no gukunda amafaranga kwanyu. Ibi ni ibyaha biri kuzanira umuvumo ubwoko bw'Imana. Nongeye kugarurwa mu gihe cyashize, nereka umuryango mugari wari utuyemo mbere yuko wimukira ibunaka. Wari umuntu wihugiraho kandi ugakurikirana n'iryo mu ihembe mu bucuruzi wakoreragayo, ugashakira inyungu mu byago by'abandi igihe cyose ushoboye gukora utyo. Nagerageje gushakashaka mu mibereho yawe ibikorwa by'ubupfura no kwitanga no kugira neza, nyamara sinabibona. Byari bike cyane. Umucyo wawe warasiye imbere y'abandi mu buryo bumvise wowe no kwizera kwawe muteye iseseme. Kwizirikana kwawe no kunyunyuza abandi mu bucuruzi byashyize igitutsi ku kuri. Imana ibafashe kubibona byose no kugira rwa rwango yanga ikibi nk'iki. Nimureke umucyo wanyu murike kugira ngo abantu nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so uri mu ijuru. Ahangaha ni igihe umuntu anyunyuza mu bucuruzi agakurikirana n'iryo mu ihembe. Ibi ndatanga urugero byo nigeze kubona aho konvayeri yakurikiranye igiceri cy'ijana agacikwa n'abagenzi batatu bakavamo bakagenda kandi batamwishyuye. Ubwo ni ukuvuga ngo yari akurikiranye rito arimaraho mwanya, wa mugenzi aragenda aramukurikira, abandi nabo bafata inzira baragenda. Nubwo ntabashima, ariko gukurikirana duke byatumye ahomba byinshi. Uretse no mu by'umwuka no mu by'umubiri, gukurikirana duto si ubupfura, si ubutwari. Birashoboka mbega umuntu utazi guhara abatarakura. Umuntu wese utazi guhara utuntu duto abatarakura, habe mu bwenge, habe mu by'umwuka, habe no mu mutungo. Ibyo nibyo bita umururumba. Kuko umuririmbyi umwe yararirimbye ngo niyo warya nturuhuke ntabwo wamara iby'isi. Rero igihe cyose utazi guhara uba ukiri muto, habe mu by'umwuka, habe mu by'ubwenge, habe no mu by'ubutunzi. Noneho rero niyo mpamvu uzasanga hari abatunzi babayeho gitindi, hariho n'abakene babayeho banyuzwe. Ijambo ry'Imana riciraho iteka gukunda iby'isi. Bazaba bikunda bakunda impiya. Hanyuma ikindi kibi cyavuzwe muri Bibiliya ni ukudahemba abakozi ku gihe, juste paiement, kudahemba abakozi ku gihe no kutishyura imyenda ku gihe. Ari uburemere bwabyo, Bibiliya yaravuze ngo ibihembo by'umukozi ubikoreye ntukabirarane. Ibihembo by'umukozi ubikoreye ntukabirarane. Ubwo ni uko Imana yari izi neza ko byanga bikunda igihe cyose wowe ufite ibyo wagezeho, undi we aba ari byo atezeho amakiriro. Ubwo ni ukuvuga ngo uramenye umuntu ashobora kuza akaba aje guhembesha, kandi ibyo ahembesha ari byo biravamo agatsima. Ubwo rero iyo utabimuhaye uwo munsi ashobora kuburara, kuko ashobora kuba atizewe bataramukopa, adafite n'icyo atangaho ingwate. Abalewi 19:13, ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyage, ibihembo by'umukozi ubikoreye ntukabirarane. Iri jambo guhata, oppression, naho ushobora gukoresha umugore uhetse ukamwima umwanya wo konsa. Naho ushobora gukoresha umuntu ukamwima umwanya wo kujya kwihagarika cyangwa kwituma. Naho umuntu ashobora gukorera akabura n'umwanya wo kunywa amazi. Ibi byitwa guhata, oppression. Ntabwo ari byiza ko ushakira inyungu mu kumunga imibereho ya mwene muntu, aho kugira ngo wunguke mwene muntu ababaye, amugaye, ashonje, aburaye. Izo nyungu zarorera. Ari mu bupfura, ari mu mibanire y'abantu n'abandi, ari no mu by'umwuka, Imana ntiyabikwemerera.
noneho ntugahate mugenzi wawe. Mbega umuntu ntukamukoreshe, yewe n'amatungo ntitwemererwa kuyahata. Bibiliya ibwira abantu gufata inka zabo neza, bagafata indogobe zabo neza. Noneho reba gufata umuntu mugenzi wawe ngo nuko wowe uri boss ufite za miliyoni, wakaba atagira n'igihumbi, ukamuhata, ukamwima akanya ko kurya, ukamwima no kuramutsa uwo badaherukana, yaje kumuramutsa ngo tahira rimwe. Ibyo ni ubugome burenze ubugome, nta bumuntu burimo, kuko nawe baye mu mwanya w'uwo nuko wakabaye. Rero ibyo ntago bikwiriye. Icyakora kuko ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ni inkota ityaye amugi yombi. Nanone naryo ribwira abakozi ngo iyo uhembwa ibyo utakoreye uba wibye. Iyo uhangaye ugakora, reba nawe uri umukozi wenda wa leta cyangwa wa company, ufite office, ugera mu kazi saa 3 ugataha saa 11. None urahangaye umaze amasaha 4 wirebera za movies, amadosiye aratondetse, wenda ushinzwe kwiga amadosiye abayeho nabi, ababurara, abarwayi bari mu bitaro, ni wowe ushinzwe kubyiga, ugasinya kugira ngo babone ibibasohora muri bya bibazo barimo. Igihe cyose utakoze ibigukwiriye, wari ukwiriye no kudahembwa. None ukwezi kwashira bakaguhemba, uri kujijisha gusa. Igihe cyose uhembwa ibyo utakoreye uba uri umujura. Mwarimu wahawe kwigisha abana amasomo, ukabigisha chapitre 10 mu minsi 30, utangiye wigisha 10 mu minsi 5, ukajya unengeka mu kazi, ntiwirirwe gukora etide, ugasoma ibyo ubonye, ukavuga ibyo ubonye, babitsindwa ugakubita. Nshobora kubona bakubitwa inkoni wagakubiswe. Ku kwezi kwageze ni inkoni wagakubiswe, iyo aba ari ugukubita niwe wakazikubiswe, kuko niwe utabigishije neza. Kuko Bibiliya yavuze ngo umuhinzi mubi agaya umurima, umworozi mubi akagaya itungo. Noneho wowe ntiwabigishije, ntiwabafashe neza. Icyambere warize, urabizi, nawe ntiwabyize umunsi umwe ngo yarubimenye. Ibitabo byo kwigishirizamo birahari, urangije ufata igihe wibera mu bindi, ibitemewe ku kazi urabikora, ukajya ukorera ijisho. Nuko noneho warangiza ku kwezi ugacungana no kubona yagezeho, barenze umunsi umwe induru zikavuga. Uko uhembesha aba ari nako uzajya utanga umubyizi. Ujye wibuka ko ku isi ibyo dukora ku isi, niba uri umucuruzi, niba uri umusirikare, niba uri mwarimu, niba uri muganga, niba uri shoferi, niba uri umuhinzi, ibyo waba ukora byose jya uzirikana ko udakorera abantu gusa, ahubwo ukorera batatu. Mbakwibutse, uwa mbere ukorera ni Imana, kuko abo bana wigisha n'ab'Imana, abo barwayi uvura n'ab'Imana, abo bantu baza kugura ibyo biryo bararya byose ni iby'Imana, nawe uri uw'Imana. Icya kabiri ukorera abantu, icya gatatu urikorera. Byanga bikunda uwo muganga uvura neza, uwo mwarimu wigishije neza, imbere ntabwo azabura hacumbika. Ineza niko bajya bavuga ngo gira neza uzayisanga imbere. Jya ukora nk'uwikorera, jya ukora nk'ukorera abandi, kandi wishyire mu mwanya wabo, nurangiza ukore nk'uhanzwe ijisho n'Imana, kandi umenye ko mu byo ukora n'Imana izaguhemba nubitunganya. Irinde kwiba. Igihe cyose uzahembwa ibyo utakoreye, ugahembwa ibyo utakoreye, uzandike ngo aya ndayibye. Umuyede amaze amasaha 2 yicaye, ntiyarwaye, ntiyagize ate, kapitaje arahaguruka, uwo muntu aribye. Umuhinzi usibiye ku rwiri akarenzaho hejuru, nyuma y'ibyumweru 2 rugatanga imbuto kumera, uwo nawe yahembwe ku mubyizi yibye. Ubwo rero murumva ko itegeko rya 8 rizibasira benshi. Muri Maraki igice cya 3 bigeze kubakoresha, muri Maraki igice cya 3 handitsemo ijambo rivuga ngo, Maraki 3, Imana irengera abakoresha, irengera n'abakozi. Imana ntago ibogamiye ku ruhande rw'abanyamugi ngo reka abanyacyaro, oya, ntago Imana irengera inyungu zanjye ngo reka izawe.
ishaka ko twese tubaho dufite equity and equality, dufite ubutabera n'uburinganire. Malaki 3 umurongo waho ni umurongo wa 2, yego ni Malaki 3, ndihutira ku murongo wa 5. Kandi nzabegera ncurubanza, nzabanguka gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma, n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira naho umunyamahanga, kandi ntibanyubahe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murumva rero ko ijambo ry'Imana rizaza guhana, gushinja n'abima abakozi ibihembo byabo. Noneho niyo mpamvu ngo abenshi ubutunzi bwabo buriho umuvumo, kuko babuboneshejwe n'uburiganya. Niko muri iki gitabo havuga ngo Imana yaravuze ngo nzatatanya ngo ku buryo atazashobora kurunda. Niko ku ipaje 122 havuga yego ngo mu bihe byinshi yagiye ahinduka nk'uw'isi mu bikorwa bye bizana inyungu. Ni igitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 2 paje 122. Yihugiraho kandi yari arimo guhinduka umuntu wikunda mu buryo bwihuse. Imigendere yo mu bintu byinshi yabaga iteguriwe kwangiza imbaraga yihindura, kandi ntiyari ari guhinduka umugabura w'ibya Kristo. Mwiyerekwa naherewe i Rochester ho muri New York mu cya 836 marayika aravuze ati, ukuboko kwanjye kuzamurwanya, ashobora guteranyiriza hamwe, nyamara nzabisandaza kugeza ubwo azaba amaze gucungura hashize he, kandi agatunganya umurimo urebana n'ibyiteka ryose. Buri mukristo nyakuri akwiriye kuba hejuru y'umwuka bisi bagira wo kumanuka ku rwego rwo hasi mu bucuruzi no mu igurana ry'ibicuruzwa. Abantu benshi bemera guta agaciro. Ahantu henshi ushobora kuhagura ntuzahagaruke. Abantu benshi aramutse aguhaye inoti ubutaha rwose ntiwazamwakira. Abantu benshi ashobora kuza aje kurangura uburiganya gukoreye bugatuma ubutaha azatijya ahandi. Abantu benshi ashobora kuguhingira ntuzongere kumwiyambaza. Urumva ko hano haravuze ngo buri mukristo nyakuri akwiriye kuba hejuru y'umwuka bisi bagira wo kumanuka ku rwego rwo hasi mu bucuruzi no mu igurana ry'ibicuruzwa. Hari resitora waryamo ntuzifuze kugaruka. Hari aho wanywa amazi ntuzifuze kongera kuyahagura. Ubwo rero aho hantu hitesheje agaciro, umukristo ajya aba umuntu wifuzwa, ukenerwa, ukumburwa nk'akazuba ka mu gitondo. Ubwo rero itegeko rya 8 ntukibe rireba abantu mu nzego zose. Iri tegeko ribuzanya kwambura, nibyo twavugaga, kudahemba abakozi ku gihe, ngira ngo ku ipaje ya 25 haranditse ngo neretswe ko bakandamije abakozi bawe mu bihembo byabo. Buririye kuko ibintu byari bimeze, maze ushyira hasi cyane ibihembo by'abagufasha umurimo. Hari abantu bacunga mu gahe ka krize bagashyira hasi cyane ibihembo. Ibi ntabwo byashimishije Imana. Wari ukwiriye gutangana ubuntu ibihembo by'abagufasha umurimo, ukabaha ibyo bari bakoreye byose. Imana irareba kandi irabizi. Urondora imitima amenya ibyo twibwira, intego ndetse n'ibyo umutima ugambirira kugeraho. Buri faranga ryose wungutse muri ubu buryo nurigumana rizasandazwa binyuze mu biza ndetse no mu mibabaro. Aya magambo ateye ubwoba. Ifaranga ryose wungutse hari umuntu babaje, hari umuntu nyunyuje, ngo rizasandazwa binyuze mu biza. Ubwo ni imiriro, ni imyuzure, ni imitingito n'ibindi, ndetse no mu mibabaro. Iby'isi nibyo byari gahunda yawe ya buri munsi. Agakiza k'ubugingo bw'abantu kazaga ku mwanya wa 2. Icyampa ukarebera mu mucyo w'ibyiteka ryose uburyo Imana ibona ibi bintu. Wafatwa n'ubwoba bwinshi kandi ntiwaruhuka utararangiza gusubiza ibyo wariganije. Rero
bana b'Imana, icyaha cyo kwiba gikwiriye kwirindwa mu bwoko bw'Imana, kandi n'ab'isi bamenye neza ko ntaho bihuriye n'ubupfura, ntaho bihuriye no kwiteganyiriza. Igihe cyose hari ibyo ufite byakagombye kuba ari iby'abandi, bibitse iwawe ariko si ibyawe, n'umutimanama wawe ntuzaguha amahoro ibyibano bikiri mu kwawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritugira inama yo kubaho mu kuri, ngo ndetse uzatuza, uzabona ihumure ari ukugaruye iby'abandi wibye. Rero tuzirinda nanone guhuguza, twirinde kurengera, twirinde kunyaga, ndetse no kwiba mu buryo ubwo ari bwo bwose. Abantu rero bajya bakunda no gukiranuka mu tuntu dutoya, no mu tuntu dutoya hakenewemo ubunyangamugayo, no mu tuntu duto hakenewemo ubunyangamugayo. Mu migani igice cya 10, imigani 28, imigani 28 umurongo waho ni uwa 6, handitsemo ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Burya nta kuri gutoya, ubunyangamugayo ntibuba buto, ndetse ahubwo ngo ushaka gupima inyangamugayo uzayipimire mu tuntu duto, uzayipimire mu tuntu duto. Ubunyangamugayo ntabwo bugomba guhera mu binini gusa, ahubwo buhera no mu bintu bitoya. Tugomba kubaho rero ubuzima bufite icyerekezo cy'ubunyangamugayo. Aha muri iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ngeze kuri ako kagingo k'ubunyangamugayo mu tuntu twose waba ukora. Ku ipaje 450 haranditse ngo iyaba harabaye kuvugisha ukuri kwinshi, kwiyoberanya kukaba guke, iyaba kwiringirana mu bavandimwe byatizwaga umurindi, iyaba kwikunda kwabaga guke ahubwo umwuka wa Kristo ukaba mwinshi, iyaba mwagiraga kwizera kuzima mu Mana, igicu Satani atwikiriza intekerezo cyayoyoka. Ntitukibagirwe abagorozi si interenganya, ntitukibagirwe ko turi abagorozi, ko tutari interenganya. Aha ndi gusoma igitabo cy'Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, volume ya 2, page 450. Igihe hari umushinga ugiye gukorana n'abatizera, ntukisuzuguze mu tuntu duto. Niba ukurikirana n'udufaranga duke bakugomba, ku iherezo uzahomba menshi, kuko abo bantu bazavuga bati uriya muntu agira ubutiriganya. Niba hari icyo mugiye gukorana, uzabe maso, kuko nabishobora azakurimanganya. Ariko niba mukorana imishinga ukemera guhara udufaranga duke wari ufitiye uburenganzira kugira ngo wunguke umuntu, uyu muntu nawe azakugirira ubuntu. Gukunda utuntu bibyara kuba ingumya, ubugugu bugahamagara ubundi bugugu. Abemera gutwarwa n'imico mibi nk'iyi ntibasobanukirwa urugero bisuzuguzaho mu maso y'abandi, by'umwihariko kuba tudasangiye itorero, maze bigatesha agaciro umurimo w'ukuri. Ibyo twaba dukora byose naho twaba turi hose, tugomba kugira ubunyangamugayo budakebakeba. Ntitugomba kwiha uburenganzira bwo kwica itegeko ry'Imana naho ryaba rimwe kubw'inyungu z'isi. Turi bande? Kristo yabwiye abigishwa bati muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Kuba inyangamugayo ni ingenzi. Mu ducogocogo twose two mu buzima, amahame y'ubunyangamugayo butajegajega agomba kubahirizwa. Si amahame ayobora ab'isi, kuko Satani umushukanyi, umubeshyi n'urenganya ari we ubayobora, kandi abayoboke be baramukurikira bagashyira mu bikorwa imigambi ye. Ariko abakristo bakorera undi mutware, kandi ibikorwa byabo bagomba kubikora bayobowe n'Imana,
bitarangwamo inyungu yose yo kwikunda. Kubura umunyangamugayo mu mirimo bishobora kugaragara nk'ibidasobanutse mu maso ya bamwe, ariko si ko umwami wacu abibona. Ijambo rye kuri iyi ngingo rirasobanutse: ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranutse no ku gikomeye. Ubeshya umuturanyi ku kintu gito azanamubeshya no mu bikomeye nabona uburyo. Umuntu baza uti aya masaka iyi fu iraronze, ngo yego. Ngo none se ubu ni uburo, ngo yego. Naho kimwe cya kabiri ni amasaka. None se ibi bishyimbo ni ibigugu ni bishyashya, ngo oya, ngo nuko bimaze utunsi duke, ngo ariko si ibigugu. Mu bwenge bwawe jya uvuga ukuri no mu tuntu duto. Umuntu uhangaye kukubeshya, umuntu ubeshya umuturanyi ku kintu gito azanamubeshya no mu bikomeye nabona uburyo. Ukumva ngo ni izina ry'Imana, ngo nabiranguye aya, ngo nta n'ikiranguzo kirimo, nahubwo yamaze kubara inyungu ziri kurenga, ahubwo ari mu yindi mibare, arashaka gukamura mugenzi we akagira ngo inyungu yifuza n'undi ntazifuza. Bibiliya yavuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira muba ari byo mubagirira namwe. Mwebwe muhamagara abagenzi ku modoka ngo irabura umwe, ariho uyitangiye mu by'ukuri. Ikibura 100, ikibura 20, utirabura umwe gusa ikagenda. Ngo nibatakujyana ngo wiviremo. Ibyo byose uko gukabiriza ntabwo ari ngombwa. Erega Imana iratwambika, iratugaburira, iduha ibyo kunywa, ntabwo ari byiza gucumuzwa n'inyungu za none. Mu maso y'Imana kubeshya mu tuntu duto nabyo ni ukubura ubunyangamugayo, kimwe no kubeshya mu bintu bikomeye. Aha nibutse umuntu umwe wamburaga, maze wamubwira uti kutari kuyohereza, ati buretse ngere ku muagenti, mu kanya ukabura nimero ye. Ibyo byose ukubeshya kose, kubura ubunyangamugayo mu tuntu duto ni ukubeshya. Wabeshya uri umucuruzi, wabeshya uri umuguzi, wabeshya umugabo, wariganya ntayo nasaguye, naho wayaguze ibindi, baguhaye umuceri ukuyemo na ya mituyu, uti ntayasagutse, kandi wenda bagiye kuguha ngo jya kugura ikibiriti. Ntabwo ubona ko mwana we wibye ababyeyi? Uwo wibye 100 nakura na miliyoni azayiba. Icyaha ntabwo kibarwa ku bunini bw'ibyo wibye, ahubwo ni uwo mutima. Ni uwo mutima wo kwiba. Ku bazasoma inkuru tubona mu nama z'Itora umuzingo wa mbere, tubwirwa umukobwa wabaga kwa Elena White, agakunda akantu k'agasegetera, ni akambaro ko mu musatsi, ni neti, ni kariya batwikiriza umusatsi. Noneho amaze kugakunda arakararikira, yaje kukiba karabura, kuko Imana yanga icyaha. Elena White wenda ntiyaranagakurikiranye cyane, yarakabuza aterera iyo, ariko mwiyerekwa bizamo, aza kubona uko byagenze. Mbega ukuntu nyir'ubwite yaje kugaragara. Mbese ntubona ko icyaha gikoze isoni? Umuntu ashobora kubura ubunyangamugayo muri duto, akiba utuntu duto, aho yagiye bakabura ikiyiko naho yakirarikiye, aho yagiye bakabura isahani, aho abana n'abandi umuntu akabura isogisi, akararikira agatelefone akakiba, yewe akararikira utuntu tw'abandi. Reka mvuge ngo n'umushwara yawe urarikira akawiba, agasakama akakiba, yakiba igitambaro cyo mu mutwe nk'uko uwo byagenze. Ubwo bujura muri duto nabwo ni ubujura. Bamwe babiterwa no kwifuza, kandi kwifuza ni icyaha. Bibiliya ivuga ngo ntukifuze ikintu cya mugenzi wawe, nta bundi busobanuro. Abandi babiterwa n'ubunebwe, bakiba. Babajura benshi dufite, abamena amazu, abicuruza, abashaka guhembwa ibyo bataruhiye, babandi biyita ibyo batari byo. Ati njye ntabwo nakora isuku, agahitamo kuba umutekamitwe, akajya muri gare akabeshya ati njye iwacu barapfuye, n'ibindi n'ibindi. Uwo nawe ni umujura. Abo bose ni ubunebwe. Bamwe babiterwa no kwifuza, abandi bakabiterwa n'ubunebwe, abandi bagashaka gukira vuba. Umutima wo gushaka gukira vuba
nawe utera kwiba. Ariko mu mucyo w'Imana tutitaye ku mpamvu yawe bigutera, reka tukurarikire gusubiza ibyo abandi wibye biri mu byawe. Aho nsoreza ni 200 ya Bibiliya n'igihamya cy'umwuka w'ubuhanuzi. Ku bacuruzi ntago gucuruza ari icyaha. Abantu benshi bavuga ngo nta mukristo wacuruza. Oya, umukristo yacuruza, agacuruza ibifite agaciro kandi akabigurisha ku gaciro kabyo, bishake bihende ari bizima. Ariko ikibazo ni ukubeshya ko ari bizima atari bizima. Icya kabiri, igihe ufite ibintu bifite inenge, jya ubivugisha ukuri, niko inyandiko itubwira, maze ingaruka uziharira Imana. Kuvugisha ukuri bizatera kwiringirwa, kuruta uko waha umuntu ikintu mu kanya kikamugaruka azakuzinukwa no kugusuhuza hari igihe atazagusuhuza. Si benshi bazagira ubutwari bukubwira ngo waransondetse, ahubwo benshi bazagukikira imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Uzaba uhemutse, nawe uzaba wihemukiye. Ariko uziguha undi ibyo utakiha ni ubugome pe. Rero mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, icyigisho kivuga ngo Zakayo ni icya 50, yego ni icya 61, handitsemo iri jambo ngo ku bikoresho byose, yego muri iki gitabo ni wifuzwa ibihe byose, ni ku ipaje ya 468 handitsemo ngo mu mirimo isanzwe umukristo agomba kwereka ab'isi uburyo umwami wacu ayobora imirimo y'ubucuruzi. Muri buri gikorwa agomba kugaragaza ko Imana ariyo shebuja. Aya magambo ngo cyerejwe Uwiteka agomba kwandikwa mu gitabo cy'imikorere cya buri munsi, no mu gitabo kinini, no ku masezerano, no ku mpapuro z'ubwishyu, ndetse no ku mpapuro z'ubuguzi no kugurana. Mbega umukristo akwiriye kukugurisha ikintu n'Imana igateraho kashe ngo byerejwe Uwiteka. Kuri resi mu gitabo wandikamo ibyinjiye n'ibyasohotse, yewe no ku munzani, no ku gikoresho hakaba handitsweho ngo byerejwe Uwiteka. Bibiliya ibitubwiraho iki? Turasoma ibi bintu bibiri muri Luka 19. Mwibuke ko Zakayo yiswe mwene Aburahamu, ariko yari amaze gukora ibintu bibiri tugiye gusoma, abona kwitwa mwene Aburahamu cyangwa se umukristo, kuko bene Aburahamu nibo bakristo. Luka 19 umurongo waho ni uwa 8. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Zakayo yemeye kwishyura, abara n'inyungu biba byarungutse yaba bikiri mu maboko ya ba nyirabyo, abona byaba bibyaye 4, arabyohereza. Uwo yatse ihene imwe amuhenye, uwo yatse intebe imwe amuhenye, uwo yatse igihumbi amuha 4. Nuko ati kandi arabanza aravuga ngo umugabane w'ibyo ntunze ndawuha abakene. Ariko yatanze kubye ibyo abandi byavuyemo. Ibyibano ufite biri mu byawe ukwiriye kubisubiza ukabona umugisha w'Imana. Abefeso 4:28, uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo, akoresha amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Imana idufashe, tureke kuriganya, tureke guhenda, tureke kwiba, tureke kwifuza iby'abandi, tunyurwe n'ibyo Imana yaduhaye, twibere umugisha, tuwubere abandi, duheshe Imana icyubahiro, kandi ibyo dukora byose natwe ubwacu byandikweho ko byerejwe Uwiteka. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Reka dusoze n'isengesho. Twongeye gushima mubyeyi wacu, uduhaye ijambo ryawe ridukeburiye kubahiriza itegeko rya 8, ntukibe. Dushoboze kuba inyangamugayo mu maso yawe ndetse no mu maso y'abantu.
uturinde ibikorwa by'ubuhemu, uduhe kwishyira mu mwanya w'abandi, ku gikorwa cyose tukubere abahamya. Ubidushoboze kuko tutabivukiyemo, kandi ibitunanira byose bidutsindire, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. kwemera ibyaha kandi ukabyihana niyo nzira gusa yo kubona agakiza. Ngaho byemere kugira ngo ubabarirwe, kwemera ibyaha kandi ukabyihana niyo nzira gusa yo kubona agakiza. Ngaho byemere kugira ngo ubabarirwe, emera ibyo wakoze byose, bibwire Yesu ntusige na kimwe. Iyo mahirwe dufite twese, tugomba kubonera imbabazi. Emera ibyo wakoze byose, bibwire Yesu ntusige na kimwe. Iyo mahirwe dufite twese, tugomba kubonera imbabazi. Kureka ibyaha bimwe bigaragara, ugasigaza kimwe ubona cyoroheje, birahagije kuza tubura ubugingo. Kureka ibyaha bimwe bigaragara, ugasigaza kimwe ubona cyoroheje, birahagije kuza tubura ubugingo. Emera ibyo wakoze byose, bibwire Yesu ntusige na kimwe. Iyo mahirwe dufite twese, tugomba kubonera imbabazi. Emera ibyo wakoze byose, bibwire Yesu ntusige na kimwe. Iyo mahirwe dufite twese, tugomba kubonera imbabazi. Mugenzi wanjye, umenye neza yuko icyaha kitihanwe kitazababarirwa. Ihakagire na kimwe wirengagiza, mugenzi wanjye, umenye neza yuko icyaha kitihanwe kitazababarirwa.
ntihagire na kimwe wirengagiza. Emera ibyaha ibyo wakoze byose, bibwire Yesu ntusige na kimwe. ayo Iyo mahirwe dufite twese, tugomba kuboneraho imbabazi. emera ibyaha ibyo wakoze byose, bibwire Yesu ntusige na kimwe. ayo Iyo mahirwe dufite twese, tugomba kuboneraho